bamwita The Ben ariko abenshi bamuzi ku izina bita Tiger. The Ben rero ku itariki 17 Gicurasi 2025 yaje kuba rero yaperforminga neza mu gitaramo yagiye gukorera i Kampala muri Serena Hotel. Ni igitaramo rero cyaje kuba kuwa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025. Iki gitaramo rero cyaje kwitabirwamo n'abahanzi benshi abo mu Rwanda, haba muri icyo gihugu cya Kampala, ndetse kandi twagiye tubona n'udushya twinshi cyane. Reka nze mbagende mbanyurizamo uburyo icyo gitaramo yenda cyari kigiye kimeze. Ndaje noneho tugaruke mu kanya, noneho hita dukomeza tureba uko cyagenze, uko cyagiye kigenda muri rusange. Nongeye kugusuza rero wowe tugiye kubana muri kino kiganiro aka kanya. Nje turi kumwe kuri mikoro hano banyita Joshua. Ndagira ngo kandi ngusaba akantu kamwe, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo mu biganiro byanjye byose bigiye bitandukanye tugende tubana byose gatanu kuri gatanu. Rero aho ngaho mwarebaga ni igitaramo cya The Ben yakoreye muri Uganda tariki 17 Gicurasi 2025. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abahanzi benshi cyane. Twagiye tubona abo muri Uganda, hari uwo bita Ray G, ndetse si uwo nyine kuko hajemo n'undi muhanzi bita Rema Namakura, bakoranye indirimbo bise This Is Love. Ni indirimbo rwose abantu benshi cyane bagiye bakunda. Saba gusa kuko twagiye tubona na bande nyinshi cyane, iyo bita Warafiki Music, ndetse n'iyo bikuriye mu Rwanda bazanye bita Symphony Band. Ni igitaramo rero The Ben yahuriyemo n'abahanzi haba Rema, Element L, ndetse n'uwo bita Kevin Kade. Ni igitaramo rero abantu benshi bakunze cyane kuko barakitabiriye cyane, bagaragaje urukundo rukomeye cyane, bamugaragarije urukundo rukomeye cyane. Dore ukuntu iki gitaramo cyatangiye. Twatangiye rero haza umuhanzi mukuru aza kudusuhuza ariko ataje kuririmba, ataje guperforminga. Gusa hahise habanza abahanzi n'ubundi batumiwe, nagiye mbabwira Rema Namakura n'undi agenda aza gutya, ihita haza abanyarwanda. Rero hahise haza uwo bita Element L. Dore ukuntu yaje. Element rero ere akimara kuvaho rwose nk'uko wabibonye rwose abantu bari bamwishimiye cyane. Amaze kumenya rero guperforminga, amaze kubimenya nubwo ari umuproducer ndetse akanafatikanya no kuririmba. Ako kanya rero hahise hazaho undi munyarwanda nawe umaze gukundwa n'abantu benshi cyane, umaze gukora amakorabo menshi cyane akomeye, bamwita Kevin Kade. Nawe dore kuntu yaje aperforminga. Ubwo rero bidatinze ako kanya umuhanzi mukuru abantu benshi cyane bari bategereje ari we nyiri gitaramo, bamwita The Ben Tiger, yayisaza rwose mu rusaku rwinshi cyane. Abantu baramufasha bararirimbana, haba abahanzi bagiye bakorana collabo. Sibye ko n'aba bahanzi maze kukubwira, uwo bita Element L ndetse na Kevin Kade baje kuba bajyana ku rubyiniro bararirimbana kuko bafitanye indirimbo Sikosa. Akimara rero kuva ku rubyiniro uwo twakita nyiri gitaramo, abantu benshi cyane bahise bagenda bamwifotorezaho bamusaba yuko bakifotoranya, ndetse bafashe n'ifoto ye baza kuyimanika ahantu, buri wese agenda ayifotorezaho ubishatse. Kandi nakubwira yuko ibi bitaramo umuntu wabidijaga cyangwa umuntu
wagendaga nyine ubundi w'umu DJ, nakubwira yuko ari DJ Felix. Ni umu DJ rwose amaze guha icyizere, amaze kwiyumva cyane, amaze kugenda akora mu bitaramo byinshi cyane. Rero The Ben akaba amaze kugenda abica bigacika rwose, dore rwose amaze kugenda ageza u Rwanda ahantu kure cyane. Ndagira ngo nkubwire ati njye mwari muri kumwe kuri mikoro banyita Joshua. Ndagira ngo nkubwire ati kandi niba utarakora subscribe, ndagira ngo ushishikarize kuyikora kuko ibyiza biri imbere, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose bigiye bitandukanye. Njye reka tuze kubonana mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.